reka nkomeze mwifurize kugubwa neza ndetse no kugira ibihe byiza ahantu hose uherereye, ari nako nkwibutsa ko kampani yacu yitwa Nzuri Business Group Limited. Ni kampani iba igufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Ushobora kandi kuba ufite umutungo ushaka kugurisha, nawe watugana tukagushakira abakiriya mu gihe gito cyane bakaba bawuguze. Uyu munsi rero ntagutindiye nk'uko uri kubireba ku mashusho, mufitiye inzu nziza cyane igurishwa iherereye i Muhanga, ni ukuvuga mu karere ka Muhanga. Inzu kandi nk'uko mwabibonye iri kuri kaburimbo neza. Iyi ni inzu irimo ebyiri, ibyo bakunze kwita jimere cyangwa se ibyo bita jimere. Buri nzu muri izi ebyiri kandi ifite ibyumba bitatu, ikagira salo, ikagira douche ndetse na toilette. Iyi nzu kandi ifite amanex 4, kandi ayo amanex yose asa neza cyane. Izi nzu zubatse muri pariseri ifite metero kare 1300. Akeza k'izi nzu nuko ushobora kuhatura cyangwa ukahagera aho gukorera business, kuko iri kuri kaburimbo nini. No kuvuga ko iyi nzu iri kuri kaburimbo principale. Igiciro cy'iyi nzu ni miliyoni 30, ariko ntabwo ari hame kuko zishobora kuganirwaho mu kumvikana na nyirayo, ubundi ugashobora kuba wahagura. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu, wahamagara 0788488697 cyangwa ugahamagara 0782300123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima, hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha neza. Ugeze kuri feruriza ku Muhima uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho niho dukorera, niho wadusanga, niho dufite biro. Ushobora kandi no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, aho wakwandika Nzuri Market ubundi ugahita tubona ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, by'umwihariko kuri YouTube. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu wanditse wa_nzuri.rw, ubundi ukagenda ubona indi mitungo tuba twagiye dushyira kuri izo mbuga nkoranyambaga zacu. Ntuzuyaze gukanda subscribe kuri channel kugira ngo imari yose tuzaye dushyira kuri YouTube channel yacu uzajye uyibona mu bambere 5/5. Ikindi kandi ntuzuyaze gusharinga iyi video ku nshuti zawe ndetse n'abavandimwe, kugira ngo babone iyi mari nziza cyane iherereye ahantu heza i Muhanga, aho ushobora kuhakorera cyangwa ukaba wahatura. Ni inzu iri kuri kaburimbo neza. Tuguhaye ikaze muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya aba ari umwami.